Nibyo uyu munsi birasa naho buri wese hari ikintu kimwe cyangwa se byinshi azi kuri Elon Musk, wa muhanga mu bucuruzi washinze ikigo cya Tesla na SpaceX hamwe n'izindi sosiyete 5. Niwe mukire wa mbere ku isi. Ushobora kuba warumvise inkuru ku bijyanye n'uko akora amasaha 18 ku munsi, ndetse n'uburyo yajyaga arara hasi ku itapi mu ruganda rwa Tesla arwana no gushaka inyungu no kudatakaza umunota n'umwe atawubyaje amafaranga. Birashoboka ko nta nzira y'ubusamo ibaho yo kugera ku bukire nk'uko benshi babyibwiraga, nanjye ndimo. Elon Musk ni umuhanga ukomeye cyane mu by'ikoranabuhanga n'ubucuruzi, uhora yitangiye ibijyanye n'ikoranabuhanga, utita na gato ku buzima bw'urukundo cyangwa se imibanire yihariye n'ibirebana n'umuryango. Ibi bishobora kuba ari ukuri kubera ko bafite abana 13, yabyaranye n'abagore 6, harimo abo bashakanye byemewe n'amategeko n'abandi bibaniye gusa. Yavuzweho byinshi ku birebana no kurera, kwita ku muryango, kubana n'umugore mu rugo. Amakuru menshi mu bitangazamakuru yagiye avuga uburyo ibi byose Bwana Musk atazi kubyitwaramo neza. Bamwe muri abo bagore bagiranye ibibazo, abandi bagiranye ibibazo bikomeye n'abana be, bamwe muri bo kubera icyo umuherwe wa mbere ku isi yananiwe n'urushako ndetse no gutunga umuryango. Tubahaye ikaze. Elon Musk yavukiye muri Afrika y'Epfo, i Pretoria mu 1971. Afite umuvandimwe w'umuhungu witwa Kimball n'umuvandimwe w'umukobwa witwa Tosca. Akiri umwana, ababyeyi be bari bahugiye cyane mu kazi ku buryo kenshi yasigaraga mu rugo wenyine ari kumwe n'umukozi wo mu rugo. Nubwo iyo myaka yayimaze asa n'uri wenyine, yagikoresheje neza, asoma ibitabo byinshi bya siyanse, akora ibiturika n'ibindi byinshi utashoboraga gukeka ko byakorwa n'umwana. Birashoboka ko ibi byose byamusigiye ubwoba bwo gutereranwa. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Rolling Stone mu 2017, yaravuze ati, nkiri umwana hari ikintu nakundaga kuvuga. Naravugaga nti ntabwo nshaka kuzabaho ndi jyenyine mu buzima, sinshaka kuzaba jyenyine. Ubu Elon Musk nta mubana gifitanye na se, yita umuntu mubi cyane. Mu kiganiro yagiranye na Rolling Stone muri uwo mwaka wa 2017, yavuze ko ubwana bwe bwari bubi cyane, ndetse icyo gihe yakoresheje ijambo miserable risobanura imibereho ibabaje cyane. Nubwo atigeze atangaza byinshi ku byamubayeho akiri umwana, byumvikana ko se atamubaniye neza, bikanamugiraho ingaruka zishingiye ku mitekerereze. Icyo gihe byavuzwe ko uyu mubyeyi we ashobora kuba yaramukoreye ibintu bibi cyane bitavuzwe. Elon Musk yavuze ko ibibazo hagati ye na se byatangiye gukaza umurego nyuma y'uko ababyeyi be batandukanye. Mu ntangiriro yumvaga yiyumvamo se cyane kubera ko yabonaga asa n'uwahungabanyijwe no gutandukana na nyina, ariko uko igihe cyagiye kigenda niko yahinduraga uko amubona. Yari yarafashe icyemezo cyo kujya kubana na se, ariko ngo yaje kubyicuza bidatinze. Nk'uko ubwo abyivugira Elon Musk, ngo se yari umuntu ushobora gukora ibibi bikomeye. Yaragize ati, data yari umuntu mubi cyane, ntabwo ushobora no kubyiyumvisha. Yari umuntu ukora ibintu bibi ku bushake. Elon yaje kuva muri Afrika y'Epfo ajya kwiga muri Canada, ariko se ntabwo yamweretse urukundo cyangwa se ngo amuhe inkunga y'amafaranga, ahubwo ngo yamubwiye ko ntacyo azigezaho. Mu buryo atasobanuye neza, Elon Musk yemeza ko se ari we wamuhaye impano y'ubuhanga mu by'ikoranabuhanga, ndetse akaba ari we wamwinjije mu bijyanye n'ikoranabuhanga akiri umwana w'imyaka 10. Mu buzima bwa none, Elon Musk afitanye umubano ukomeye na nyina, mushiki we na murumuna we. Nyina yitwa May Musk, nawe ni umuherwe w'imyaka 73 y'amavuko, yanabaye icyamamare mu by'imyambaro. Kimball Musk ni murumuna we, we ni umuherwe w'umushoramari mu bijyanye n'amaresitora, ndetse ari mu bagize inama y'ubutegetsi ya Tesla na SpaceX. Tosca Musk, mushiki we, ni umushoramari mu by'itangazamakuru na za filime. Reka noneho tujye ku by'urushako rwa Elon Musk n'uburyo rwamunaniye kandi yarashoboye kubona amafaranga adafitwe n'undi muntu wari wese ku isi. Turavuga no ku by'uburere bw'abana be. Elon Musk yahuriye n'umugore we wa mbere, Justine Wilson, umwanditsi w'umunyakanadakazi muri kaminuza ya Queens muri Canada. Nyuma y'imyaka 2 yiga muri Queens, mu 1992, Elon yimukiye muri kaminuza ya Pennsylvania
kugira ngo yige ibirebana n'ubugenge n'ubukungu. Mu 1995 Elon yerekeje muri kaminuza ya Stanford naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaragiye gushaka impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu birebana n'ubugenge bushingiye ku ngufu. Gusa hashize iminsi 2 gusa yahise ava mu ishuri, afata icyemezo cyo gutangira sosiyete ye ya mbere, Zip2 Corporation, afatanyije na murumuna we Kimball. Zip2 yabanjirije yitwa MapQuest, nayo yaje kubyara Google Maps izwi cyane uyu munsi mu birebana no kuyobora abantu hakoreshejwe internet. Musk yaje gukura miliyoni 22 z'amadolari mu igurishwa rya Zip2. Mu 1999 Musk yakuye miliyoni 10 z'amadolari mu mafaranga yavanye muri Zip2 maze atangiza indi kompanyi yise XCOM. Mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2000 Elon Musk yashyingiranywe na Justine Wilson. Mu kwa gatatu muri uwo mwaka XCOM yaguze indi kompanyi yitwaga Confinity. Iyi ngiyi niyo yari yaratangije urubuga rwitwa PayPal. Mu kwa 10 mu 2002 eBay yaguze imigabane muri PayPal kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari. Muri iryo gurwa Elon Musk yahawemo miliyoni 165 z'amadolari. Hano Musk yari amaze kuba umuherwe ufite umugore umwe utwite. Justine Musk yatanze ubuhamya bw'uburyo yashakanye na Elon Musk mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru Marie Claire cyo mu 2010. Ati jyewe na Musk twari imitima ibiri ihuriye ku ntego imwe, kumvaga ko tutazigera dutandukana. Mu 2002 ubwo eBay yaguraga PayPal bari bamaze kwimukira Los Angeles kandi bari baherutse kubyara umwana wabo wa mbere w'umuhungu, bamwise Nevada Alexander. Iri gurwa rya PayPal ryatumye umutungo wa Elon Musk urenga miliyoni 100 z'amadolari. Ariko muri icyo cyumweru umunsi umwe umuhungu wabo Nevada yararyamishijwe nk'uko byari bisanzwe. Bamuryamishije agaramye aza kunanirwa guhumeka, yari afite ibyumweru 10. Iki ni igihe abahungu bato baba bashobora kwibasirwa cyane na SIDS, Sudden Infant Death Syndrome. Ubwo abaganga bazaga kumutabara, Nevada yari amaze igihe kirekire adashobora guhumeka, bituma ubwonko bwe bubura oxygen. Yamaze iminsi 3 ku mashini zimufasha kubaho mu bitaro byo muri Orange County. Nyuma yaho bafashe icyemezo cyo kumukuraho izo mashini. Justine avuga ko yamupfiriye mu biganza. Ati jye na Elon twahise dutegura kongera gusama vuba bishoboka. Mu myaka 5 yakurikiyeho nabyaye impanga. Nyuma yazo nibaruka abahungu 3 icyarimwe, bababyaye abana 5 mu gihe gito. Ati nahise nanasinya amasezerano yo kugurisha igitabo cyanjye kuri Penguin and Simon Schuster. Ati ubuzima bwanjye icyo gihe bwari nk'inzozi. Ati twari mu buzima bushashagirana ariko mu by'ukuri ntabwo bwari bufite ishingiro. Elon Musk nawe yari umugabo ufite byose buri wese yakwifuza. Yari umuherwe, anafite abana be 5, yabyaye mu nshuro 2 gusa. Ariko uko ibintu byagendaga, Elon yagiye afatwa n'akazi kenshi. Nubwo yabaga ari mu rugo ngo ntabwo ibitekerezo bye byabaga bihari, niko Justine yavuze. Ati ibitekerezo bye byabaga biri ahandi. Justine Musk ngo yagize irungu kandi ahorana n'umugabo we. Urukundo n'ubwumvikane nabyo ngo byagendaga bikendera. Mu gihe we yari amaze gusa n'ureka umwuga we ubwanditsi ku nyungu z'urugo, Elon Musk we ngo yatangiye kumubwira ko asoma cyane ntiyite ku nshingano z'urugo. Ati ibyo bintu byarambabaje cyane kandi byari bitandukanye n'uburyo yanshyigikiraga mbere. Ati twatangiye kujya impaka ku bintu bisanzwe nk'inzu cyangwa se igihe abana baryamira, tugatangira gupfa ubusa. Ati natangiye kumva nta gaciro mfite mu maso ye, ndetse ntangira gutekereza ingaruka byari kuzagira ku buzima bw'abahungu bacu 5. Justine yakomeje agira ati nabwiye Elon ko nkeneye ko ubuzima bwacu buhinduka. Ntabwo nashakaga gukomeza kubaho nk'igikoresho cy'umutunzi wa miliyoni z'amadolari. Ati nashakaga uburinganire, ubufatanye, urukundo n'ubwuzuzanye nk'uko byahoze mbere y'uko aba umukire. Elon wemeye kujya mu biganiro byo gukemura amakimbirane mu rugo. Ariko yari ayoboye amasosiyete 2 kandi yarahangayikishijwe cyane na business ye. Nyuma y'ukwezi kumwe n'inama 3 zigenerwa bashyingiranywe, Elon yabwiye Justine ati dukemura ibi bintu uyu munsi cyangwa se ejo dutandukane. Justine
yavuze ko muri ayo magambo we ngo yumvise ko icyo Elon yashakaga ari uko batandukana. Ati bukeye bwaho nibwo yatangiye kwegeranya amadosiye yitandukana. Nk'uko bivugwa na benshi, Elon Musk yafataga Justine Musk nk'uko afata abakozi be. Azwiho guhita yirukana ako kanya abakozi batitwaye neza, cyane cyane mu bihe by'umunaniro n'igitutu cy'akazi. Ibi byagaragaye cyane ubwo imodoka za Tesla Model 3 zatangiraga kugira ibibazo ku isoko. Bivugwa ko iki gihe Musk, umukozi wavugwagaho ikosa wese, yahitaga yirukanwa atamuhaye amahirwe ya kabiri cyangwa se amahirwe yo kwisobanura. Bamwe mu engineer bakoze muri Tesla bavuze ko buri uko yarakaraga yahitaga yirukana umuntu. Elon ntabwo yigeze abona umwanya wo gushakira umuti ibibazo yagiranye na Justine mu rugo rwabo. Yari ahugiye mu kuyobora amasosiyete abiri, kandi yemeraga ko ari Justine wananiwe kuzuza inshingano ze z'urugo nk'umugore. Nk'uko Justine Musk yabivuze mu nkuru yasohotse mu kinyamakuru Marie Claire, ngo mu gihe bari bakiri umugore n'umugabo, Elon yakundaga kumugaragariza ibintu amubonamo nk'intege nke, akamucira urubanza mu buryo buhoraho. Ngo Justine yabwiye Elon Musk kenshi ati ndi umugore wawe ntabwo ndi umukozi wawe. Ariko Elon akamusubiza ati uza kuba umukozi wanjye mba narakwirukanye kera. Nyuma y'ibyumweru bitandatu gusa Elon na Justine Musk batandukanye, Elon yandikiye ubutumwa bugufi Justine amumenyesha ko yabonye undi mufiance w'umukinnyikazi wa filime w'umwongerezakazi wari ukiri muto cyane mu myaka ya za 20. Uyu mukobwa muto yaraherutse kwimukira Los Angeles. Uwo mukobwa yitwaga Tatura Riley. Yakinnye muri filime Pride and Prejudice yasohotse mu 2005. Nubwo byinshi bitazwi ku mubano wa Elon Musk na Tatura Riley, ibizwi bike bigaragaza ko wari uri mu rujijo n'ibibazo bikomeye nk'uko bigaragara mu gutandukana kwabo. Mu 2008 batangiye gukundana. Mu 2010 barashyingiranwa. Igihe itandukana rya Musk na Justine ryari ritararangira, Musk yari mu bibazo bikomeye by'amafaranga kubera ibibazo byari muri Tesla na SpaceX. Tatura Riley ntabwo yigeze atangaza byinshi ku buzima bwabo nk'uko Justine yabigenje, ariko mu gitabo cya Ashley Vance kitwa Elon Musk, Tesla, SpaceX and the Quest of Fantastic Future, Tatura yagarutse ku nkuru z'ubuzima butoroshye babanyemo. Yavuze ko Elon Musk yakundaga kurara avuga nabi, akarota inzozi mbi cyane, ngo ku buryo rimwe na rimwe mu ijoro yatabazaga ibintu bibi cyane. Riley yavuze kandi ko umubano wabo watangiye gusenyuka kubera ko Musk yifungiranaga mu bitekerezo bye, ahungabanywa n'igitutu cy'akazi ko muri kompanyi ze ebyiri, Tesla na SpaceX. Mu kwa mbere mu 2012, Elon Musk yavuze ko umubano wabo w'imyaka 4 urangiye, maze yandika kuri Twitter ati byari imyaka 4 idasanzwe, nzahora ngukunda, umunsi umwe uzagira unezeza kurushaho. Mu kwa 12 mu 2014, Elon Musk yasabye gatanya ya kabiri, ariko nyuma aza gutesha agaciro ayo madosiye yo gusaba ubutane, biyemeza kongera guha amahirwe urukundo rwabo. Hari abashidikanya bavuga ko Tatura Riley ashobora kuba yarakomeje uyu mubano kugira ngo azagabane imitungo ya Elon Musk wari ugeze kuri miliyari 10 z'amadolari mu 2015. Nyuma mu kwa gatatu mu 2016, Riley ubwe yasabye gatanya kandi irangira burundu mu mpera z'uwo mwaka wa 2016. Mu 2017, Elon Musk yatangiye gukundana n'umukinnyi w'amafilme w'umunyamerikakazi Amber Heard. Uyu yahoze ari umugore wa Johnny Depp, nawe yamamaye cyane muri filme. Gusa urukundo rwabo rwarangiye hashize umwaka umwe wonyine bitewe n'imirongo itandukanye y'uburyo bakoresha igihe. Mu kiganiro Elon Musk yagiranye n'umunyamakuru Neil Strauss wa Rolling Stone, yavuze ko yakiriye ubutumwa bugufi bwa Amber Heard bumubwira ko urukundo rwabo rurangiye. Muri icyo kiganiro Musk yaragize ati hari umuntu utekereza ko twakundana, ati biragoye cyane kuri jyewe guhura n'abantu, ati nshaka umuntu wo kubana nawe igihe kirekire, ntabwo mfite inyota y'urukundo rw'ijoro rimwe, ati ndashaka umuntu umufatanya bikorwa ukuri,
Strauss yahise amugira inama yo kutihutira kwinjira mu rundi rukundo, ahubwo akabanza akiha igihe ubwe, akibaza impamvu umubano we n'abagore batandukanye utakunze kuramba. Nyuma yo gutandukana na Justin Maersk, agatandukana na Tatura Riley, agatandukana na Amber Heard, noneho Elon yari yiteguye gushakana n'umugore wa kane yitwa Grimes. Bwana Musk akazi ke gahora ku isonga y'ibindi byose, ibituma atabona umwanya wo gutekereza impamvu imibanire ye itamara igihe. Ibinyamakuru bitandukanye byanditse ko Elon Musk adashobora kwihanganira kubaho adafite umuntu bakundana cyangwa se babana, bakavuga ko bifitanye isano no kuba yaratereranywe akiri umwana. Igice kimwe cy'ikibazo ni uko Musk akunda abagore b'inkwakuzi kandi bageze ku rwego rwo hejuru mu mibereho yabo, bizera ko bafite uburenganzira bwo kugira umubano wuzuye kandi no gukora ibyo bashaka. Elon Musk wagomba kuba iyi myitwarire atayikunda nubwo akunda abagore bishoboye. Bivuga ko Elon Musk adashobora guhaza ibyo abagore baba bakeneye, kandi ntabwo yerekana ubushake bwo guhindura imyitwarire ye cyangwa se gushyiramo imbaraga kugira ngo umubano wabo ukomere. Elon azwiho kutihanganira umuntu ukora icyo ari cyo cyose atishimiye, nk'ubwo guhera igihe Justin Musk yatangiriye gutangaza ku mugaragaro inkuru z'ubuzima bwabo mu rugo, akazitangaza mu kinyamakuru Marie Claire. Elon yahise yanga kongera kugira umubano agirana nawe, yanga ko bongera no kubonana, nubwo bombi bari bahuriye ku burere bw'abahungu babo batanu. Byavuzwe ko Elon atongeye kuvugana nawe, ku buryo niyo yagiraga ibyo ashaka kumubwira ku bana yabinyuzaga ku bafasha be mu kazi cyangwa se abasisita. Nta kiganiro cyihariye cyangwa se guhura nk'ababyeyi cyongeye kubaho hagati yabo. Ibyatumye benshi bavuga ko nta bushobozi afite bwo kuba umubyeyi. Iyo myitwarire ya Elon Musk yo kudashobora kwiyunga n'abo babanye ituma benshi bayigereranya n'uko yigeze kugaragaza ko yanga se cyane. Uburyo yitwara nk'umuntu ushyira imbere kwihimura ku babaye hafi ye bitanga ubutumwa bukomeye ko ari we wese washaka kubana nawe. Bigaragaza ko ari umuntu wo kwitondera. Grimes wabaye umugore wa kane wa Elon Musk we ni muntu ki? Amazina ye nyakuri ni Claire Boucher, ni umuririmbyikazi w'umunyakanada uzwi mu njyana ya pop. Grimes na Elon batangiye kumenyana bamwujije kuri Twitter. Bahujwe n'urwenya rwari rwerekeye ubwenge buhangano, artificial intelligence. Nk'uko inkuru yasohotse muri Insider mu 2018 bivuga, Elon Musk yaragiye gushyira urwenya kuri X yitwaga Twitter icyo gihe, ariko asanga Grimes yaramutanze kurushyiraho. Rwari urwenya rwerekeye igitekerezo cy'imibare cyitwa Rocko's Basilisk, kivuga ko amarobo ashobora kuzahana abanze kwemera ubwenge bw'ubukorano, bakanga no gufasha mu iterambere ry'ubu bwenge. Elon Musk agisanga ibyo yaragiye kwandika uwo mukobwa yarabimutanze mu 2015, yahise anyurwa cyane n'uwo mukobwa, abona ko agomba kumwandikira. Ugukundana kwabo kwatangajwe ku mugaragaro mu birori bya Met Gala byo mu 2018, ari nabwo hafashwe amafoto ya mbere bari kumwe mu ruhame. Ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu mu 2020, Grimes yabyaranye na Elon Musk umwana w'umuhungu, ababaye umwana wa gatandatu ukiriho wa Elon. Musk na Grimes bisuye umwana wabo XAI-812, izina ry'imibare gusa. Ni izina byaje kwemezwa ko rinyuranije n'amategeko ya leta ya California kubera ko rikubiyemo inyuguti zidakoreshwa mu nyuguti z'icyongereza cyemewe muri iki gihe. Baje kurihindura riba XAI-812, ariko iyi 12 yari 12 isanzwe yari 12, noneho barayihinduye bayigira 12 yo mu kiromani. X ni izina ry'imbere cyangwa first name, naho AI-812 bikaba izina ry'inyongera. Uyu mwana uba afite imyaka 5. Muri iki gihe Elon ari inshuti cyane ya Donald Trump. Amashusho y'uyu mwana w'umuhungu akunze kujya hanze ari mu biro bya Donald Trump cyangwa se bari kumwe mu ndege n'ahandi henshi. Uyu mwana ni ukunze kuba ari kumwe na Elon Musk. Mu kwezi kwa 9 mu 2021, Elon Musk yatangaje ko we na Grimes batandukanye. Yabivuze ubwo yari mu kiganiro n'urubuga Page 6 rw'ikinyamakuru The New York Post. Ati twatandukanye ku rugero runaka, ariko turacyakundana, duhura kenshi kandi dufitanye umubano mwiza. Nyuma y'ukwezi kumwe, Grimes yatangaje ku rubuga rwa Instagram ko agituye hamwe na Elon Musk, ndetse mu kiganiro yagiranye na Vanity Fair
yemeje ko mu kwa 12 mu 2021 babyaranye undi mwana w'umukobwa bamwita Exadark Siderile. Uyu mwana ariko ntabwo ari Grimes wamutwise, bashatse undi mugore aramubatwitira, une mère porteuse. Ubwo yari umwana wa karindwi Elon Musk, akaba uwo munani ubariyemo n'imfura ye yapfuye. Mu kiganiro cyasohotse muri Wired Magazine mu kwezi kwa 9 mu 2023, Grimes yavuze uko ashaka kubaka umuco w'umuryango afatanyije na Elon Musk nk'ababyeyi basangiye inshingano zo kurera abana babo. Ati nshimishwa cyane no kugira umubano mwiza n'abana banjye. Ntekereza ko nzi uko naba umubyeyi mwiza kuri bo, nko kubatoza imyitwarire ikwiye, ariko kandi nkanababera inshuti. Mu kwa 9 mu 2023, umunyamakuru Walter Isaacson yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwa Elon Musk, kigaragaza ko Musk yabyaranye na Grimes umwana wa gatatu, bamwita Techno Mechanicus. Uyu yamenyekanye kandi ku izina rya Tao. Ababaye umwana wa munani wa Elon. Muri uko kwezi nyine, Grimes yatangaje amagambo agaragaza ko afitanye ibibazo na Elon Musk mu birebana no kurera abana. Aya magambo yanyuje kuri X, ariko nyuma za kuyasiba. Ati icy'ingenzi kuri jye muri iki gihe ni ugukura abana banjye mu maso ya rubanda. Aha byavuzwe ko yakomozaga kuri uyu mwana witwa X Elon Musk ahoza mu itangazamakuru. Ubutumwa bwa Grimes kandi bwanaketsweho byinshi, nko kuba Musk yaramubujije kubona uyu mwana wabo X. Mu 2022, Grimes yari yarigeze kugaragaza impungenge ku buryo Musk yashoboraga umwana wabo mu bikorwa by'ubucuruzi, abivugira mu kiganiro yagiranye na Vanity Fair. Ati icyo numva gifite agaciro nuko abana batagombye gukururirwa mu makimbirane y'urugo, ariko X ari mu bintu byose. Ati ntekereza ko Elon amufata nk'uzamuzungura, akaba ariyo mpamvu amujyana mu nama no mu bindi bikorwa byose. Uyu ni wa mwana twavugaga uburi mu mafoto na Donald Trump, cyangwa se mu nama na se ahantu hose. Mu kwa 10 mu 2023, Grimes na Elon Musk bareganye mu nkiko bashyamirana ku burenganzira bwo kurera abana. Guhera mu kwa 12 muri uwo mwaka, urubanza rwari rugikomeje, buri ruhande rurwanira guhabwa inshingano nk'umubyeyi w'ibanze, ari nayo waba ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'abana. Nyuma y'amezi make, mu kwa 3 mu 2024, Grimes yatangaje ko yabonye umukunzi mushya, ni umu DJ witwa Anima. Ibi byabaye nyuma y'imyaka 2 ubwo we na Musk batandukanye ku nshuro ya gatatu, noneho burundu. Mu kwa 11 mu 2021, byatangajwe ko Elon Musk na Shivon Zilis babyaranye impanga mu ibanga, umuhungu witwa Strider n'umukobwa witwa Azure. Zilis yari umuyobozi w'umushinga muri kompanyi ya Elon Musk ikora ubushakashatsi ku mashini zizahuzwa n'ubwonko bw'abantu n'ikoranabuhanga, ni kompanyi yitwa Neuralink. Izo mpanga zavukiye Austin muri Texas mu gihe cy'ibyumweru bike mbere yuko Musk na Grimes babyara undi mwana w'umukobwa binyuze kuri wa mubyeyi wabatwitiye. Musk na Zilis baje gutangaza amazina n'ibitsina by'abo bana mu kwezi kwa 9 mu 2023, ubwo bari bagejeje amezi 16 y'amavuko. Izi mpanga zari zuzuje abana 10 ba Elon Musk bose bariho. Ku itariki ya 28 y'ukwa kabiri mu 2024, Elon Musk na Shivon Zilis bishimiye kuza ku isi kundi mwana wabo wa gatatu, umukobwa bise Arcadia. Nyuma yaho bombi bongeye kwakira umwana wa kane, umuhungu bise Sheldon Lycurgus. Itariki y'amavuko ye ntabwo yigeze itangazwa. Elon Musk abejuje abana 12 bose bariho, bakaba 13 ushyizemo n'imfura ye yitabye Imana. Shivon Zilis afite urubuga rwa Instagram rufunze ku bantu bose batamukurikira, ariko konti ya X yahoze yitwa Twitter iracyari rusange. Urubuga rwe bwite rwa internet rurimo raporo yakoze hagati y'umwaka wa 2014 n'2016 ku ishusho y'ubwenge bw'ubukorano, ariko ntabwo rwigeze rwongera kuvugururwa kuva igihe yatandukaniye n'isi y'ishoramari akinjira mu buhanga bwo gutangiza amasosiyete mashya. Mu kwa kabiri mu 2025, Zilis yagaragaye mu ruhame ari kumwe na Elon Musk mu birori byabaye nyuma y'irahira rya Donald Trump, aho bombi bagaragaye bari kumwe na Jeff Bezos n'umugore we bitegura kurushinga Lauren Sanchez.
ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka, umukobwa witwa Ashley Sinclair yatangaje kuri X ko nawe yabyaranye na Elon Musk. Ati hashize amezi 5 mbyaye umwana. Elon Musk ni se w'uwo mwana. Ntabwo nari narigeze mbitangaza kugira ngo ndinde umutekano n'ubuzima bwite bw'umwana wacu, ariko muri iyi minsi byagaragaye ko ibinyamakuru byo hirya no hino bigiye kubishyira ahagaragara, nubwo bishobora kuzateza ibibazo. Brian Glicklish uhagarariye Ashley Sinclair nawe yasohoye itangazo kuri X agira ati Ashley na Elon bamaze igihe bagirana ibiganiro by'ibanga ku buryo bwo kurera umwana wabo. Ati turacyategereje ko Elon yemera ku mugaragaro ko ari we se w'uwo mwana kugira ngo arangize amakuru y'ibihuha agenda acicikana. Sinclair yabwiye New York Post ko we na Musk batangiye kuvugana mu butumwa bwihariye kuri X mu kwa gatanu mu 2023, hanyuma urukundo rwabo rutangira nyuma y'uko bahuriye i San Francisco. Uyu mwana ubwo yarabaye wa 13 mu bana ba Elon Musk. Ati Musk ni umuntu usetsa cyane, ni umuhanga kandi ni umuntu wicisha bugufi, niko Ashley Sinclair yigeze kumuvugaho. Gusa ubwo yajyanaga Musk mu rukiko amusaba uburenganzira busesuye bwo kurera umwana wabo, Sinclair yavuze ko Musk yahuye n'uwo mwana inshuro 3 zonyine kandi nta ruhare na ruto yigeze agira mu kumurera cyangwa se kumwitaho. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2025, umunyamategeko wa Sinclair witwa Karen Rosenthal wo muri BK Rosenthal and Scarfield LLP yashinje Elon Musk gutererana uwo mwana we mu buryo bw'amafaranga. Iyi dosiye y'urubanza yagejejwe mu nkiko, Musk ashinjwa kutita kuri uyu mwana. Itangazo yashyikirije People Magazine ryavuga ko Elon Musk yatanze dosiye yihutirwa mu rukiko isaba urukiko gukumira Ashley Sinclair ngo ntazongere kuvuga ko babyaranye. Hashize iminsi mike, Elon Musk yasubije ku rubuga rwa X ku butumwa bwari bwatangajwe n'uwitwa Laura Loomer kuri iki kibazo. Maze Bwana Musk aragira ati ntabwo nzi niba uwo mwana ari uwanjye cyangwa se niba atari uwanjye. Ati ariko nta kibazo mfite cyo kubimenya. Ati ntabwo hakenewe itegeko ry'urukiko. Ati nubwo ntabyizeye neza, nahaye Ashley $2,500,000 y'amadolari kandi mwoherereza $500,000 by'amadolari buri mwaka. Ashley Sinclair yahise asubiza aho ngaho kuri X avuga ko Musk yanze gupimisha ADN. Ati nta mafaranga wari urimo kunyoherereza nk'umuntu, ahubwo wari urimo gutanga inkunga ku mwana wawe ufite uburenganzira bwo guhabwa indezo. Ati kugeza igihe wahisemo kuyihagarika kugira ngo unyihimureho kubera ko ntakomeje kugukurikira, ariko kuri nuko urimo guhana umwana wawe. Mu bibazo by'urushako n'umuryango kandi, Elon Musk yagize ikibazo cy'umwe mu bahungu be wihinduye umukobwa. Muribuka muri ba bahungu 5 yabyaranye na Justin Wilson. Muribuka babandi babiri bavukiye rimwe mu 2004. Umwe muri bo yaje kwihindura umukobwa. Yahise yiyita Vivian Jenna Wilson. Uzamubona ku mbuga nkoranyambaga. Jenna Wilson yavutse mu buryo bwa in vitro fertilization IVF ku mubyeyi we Justin Musk mu mwaka wa 2004. Bavutse ari impanga. In vitro fertilization ni uburyo bwa gihanga bwo guhuza intangangabo n'intangangore ibangurira rikabera hanze y'umubiri w'umugore. Nuko uyu mwana w'umuhungu wabaye umukobwa bitangaza, se yakoresheje uburyo bwa gihanga bwo guhitamo igitsina umwana wazavukana mu gihe habaga yibangurira kugira ngo yizere ko azabyara umuhungu. Ibi biri mu byatumye uyu mwana yihindura umukobwa kandi abyangira se cyane. Jenna Wilson afite abavandimwe 4 bavukana ku babyeyi bombi. Impanga ye y'umuhungu yitwa Griffin n'abandi 3 bavukiye icyarimwe, Kai, Saxon na Damian. Wilson avuga ko Elon Musk atigeze agaragara cyane mu buzima bwe akura, kandi ubwo yabaga hari we yahoraga mwuka inabi. We yamugiriye nabi cyane, amubwira amagambo amukomeretsa kubera ko yitwaraga nk'umukobwa. Byemezwa ko ibi bintu ari bimwe mu byababaje cyane Elon Musk, binatuma yinjira muri politike kugira ngo ashyire mu bikorwa politike yo kurwanya abana nabo bafite ibitsina bimwe ndetse n'abihinduza ibitsina.